Muraho neza bakunzi b'inkuru nshyashya TV. Nonaha reka mbahereze umugani w'umukobwa w'amarenga igice cya gatatu. None umwana w'amazi, iyi nkuru niko nayise ku mukobwa w'amarenga. Hashize imyaka 20 kuva amazi yagataga ahindutse isoko y'amahoro mu gihugu. Abaturage barahingaga, bakariraho, bakahororera, ndetse bakahavuga ko ari ahantu hatagatifu. Ndabana yari asigaye ari umusaza wicisha bugufi. Yabaga mu nzu iherereye ku nkombe y'ayo mazi, akajya ahasohokera buri gitondo akavuga ati, mubajije ndacyagutegereje, amazi yawe aracyavuga. Umunsi umwe ubwo izuba ryavaga rifite urumuri rw'ikirere kidasanzwe, umusaza yumvise ijwi rito riririmba hejuru y'amazi, ryiza nk'iry'inyoni ivuga ururimi rutamenyerewe. Yegereye, aregera, maze abona umwana muto w'umukobwa ameze neza nk'uwavukiye mu mazi. Amaso ye yari ari ubururu, umusatsi we usa n'ifuro ry'amazi. Uwo mwana yaramurebye, aramwenyura, hanyuma amubwira mu ijwi rituje ry'urukundo ati, nkunda abana, ntutinye, ndi uw'urukundo rwanyu rwasize, uti ndimubajije w'amarenga n'amazi. Umusaza araturika ararira, aramwegura, amushyira mu gituza. Ariko uwo mwana we ntiyari umwana nk'abandi. Aho yaranyuze, amazi yacurangaga ibiti bikoma n'amabuye akavuga. Amayobera y'urukundo rero rutazimira. Iminsi yakurikiyeho, uwo mwana yabaga mu nzu ya Nkundabana. Ntacyo yari akeneye, ntiyaryaga, ntiyasinziraga, ariko yahoraga aririmba indirimbo zivuga iby'urukundo, kubabarira, ndetse no kubaho mu kuri. Abaturage batangiye kuvuga ko uwo mwana ari umuzimu. Bamwe bati, nimubajije wagarutse kuturwanya. Abandi bati, ni impano y'Imana yo kutwibutsa urukundo nyakuri. Kuva ubwo rero, amazi yagataga yatangiye guhinduka amabara. Imwe akaba umutuku, imwe akabera, rimwe akijimye nk'amarira y'amaraso. Agahinda k'umusaza rero. Ndabana yatangiye kumva intege, acitse intege. Umunsi umwe yegereye uwo mwana aramubwira ati, niba uri mubajije koko, sinshaka kugumana igicucu cy'urukundo, ndashaka guhura nawe by'ukuri. Uwo mwana amufata ukuboko amujyana ku mazi, aramubwira ati, urukundo ntirurangira, ariko ntabwo rushobora gutura mu mubiri w'uburibwe. Ushaka kumpa ubuzima bwawe, ariko si byo bisabwa. Urukundo rwawe ntirugomba gutuma abandi bumva amarenga y'ubuzima. Ariko Nkundabana ntiyumva, akora mu mazi arimo ashaka kumufata. Ako kanya amazi aramufata, aramwibiza mu nkengero, aburiwa irengero. Umwana asigara areba aho amazi yahinduye ikirere. Amarira amutemba mu maso. Avuga ijambo rimwe ryacengeye abantu bose bari bahibereye. Uwanga kumva amarenga y'urukundo arumvwa n'amazi y'amarira. Herezo riteye amatsiko rero. Kuva uwo munsi abaturage bavuze ko babonaga amahame y'urumuri hejuru y'ayo mazi, kandi muri urwo rumuri humvikanaga amajwi abiri, ry'umugore n'iry'umukobwa, barira mu buryo butumvikana, nk'abari kuganira hagati y'isi n'ijoro. Uwo mwana w'amazi nawe yarabuze. Bamwe bavuga ko yabaye inzuzi nshya yitwa Karembo, abandi bakavuga ko ari uboneka mu ndoto z'abakunda by'ukuri, akababwira amagambo n'amarenga y'ijuru. Ariko hari n'abavuga ko buri myaka 7 iyo izuba rirenga ku mazi yagataga, hagaragaramo ishusho y'umwana afashe ukuboko k'umusaza. Bose bareba ikirere, abategerejwe ijwi rikomeye rizaza rivuga amagambo atarigeze avuga ku isi.
none rero amasomo akomeye kuri iyi nkuru. Hari amarenga y'ubuzima atumvikana mu magambo ahubwo yumvikanira mu marira. None gerageje gufata urukundo n'amaboko aravunika, haranira kurutahura n'umutima araruhabwa. Abapfuye mu rukundo nyakuri ntibashiraho, baba amazi, amahoro n'imbabazi z'abantu. Ku gice cya gatatu kigaragaza ko urukundo rwamubajije na Nkundabana rwatangiye kubaho mu buryo bushya, umwana w'amazi, mu marira y'abantu bose no mu majwi y'ibanga aboneka ku mazi ya Gataga. Ariko kugeza na n'ubu nta muntu uzi niba ayo majwi ari ay'urukundo rwabo cyangwa niba ari ay'amarenga y'akaga k'undi mukobwa uzagaruka mu gihe kizaza. None se urashaka ko ngukomereza igice cya 4 aho uyu mugani ugera ku rwego rw'ubuhanuzi, umwana w'amazi akavuka nk'umuntu w'amarenga uvuga amagambo ahishura iherezo ry'abantu bose? Inkuru ikaba ndende cyane ibabaje ariko yuzuye amayobera. None rero byajye wibuka yuko iyi YouTube channel ari Inkuru Nshyashya TV, ugakora subscribe. Kambabwire ku magambo y'abahanga shingiye kuri iyi nkuru yavuzwe n'abahanga ku isi, ndetse ndaguhereza ubusobanuro bwayo. Ayo magambo nyaguhereza mu Cyongereza ndetse nanjye ngugire n'inama. Umuhanga witwa Mike Taiwan yaravuze ngo love is the only language that deaf can hear and the blind can see. Sobanuye iki rero? Urukundo ni ururimi rukomeye kurusha amagambo. Nubwo umuntu atavuga cyangwa atabona, ashobora kurwumva. Mubajije nubwo atarafite ijwi, urukundo rwe rwumvikanye kurusha abavugaga bose. Isomo rero kuri iri jambo: urukundo rw'ukuri ntirukenera amagambo, rubonerwa mu bikorwa no mu mutima. Undi muhanga yaravuze ngo tears are the word the heart can express. Bishatse kuvuga iki rero? Amarira ni amagambo umutima utabasha kuvuga. Niyo mpamvu mubajije yigaragazaga mu marira aho amagambo atarashoboka. Isomo rero buri gihe yurira uba uri kuvuga ikintu gikomeye kuruta amagambo, kandi amarira ntabwo aba intege nke n'ururimi rw'umutima. Undi muhanga witwa Lao Tzu yaravuze ngo silence is a source of great strength. Sobanuye ngo kwishyira mu mutuzo ntibivuga ko umuntu atagira ijwi. Hari igihe gutuza bikubiyemo imbaraga, ubwenge n'ukuri. Mubajije ntiyavugaga, ariko umutuzo we wubakiye igihugu cyose amahoro. Somo rero nanone hari ubwo guceceka ari cyo gisubizo gikomeye kurusha kuvuga byinshi. Undi muhanga witwa Willy Carter yaravuze ngo where there is deep love there are always miracles. Aho urukundo ruri rwinshi kandi rw'ukuri ntihabura ibitangaza. Niyo mpamvu amazi ya Gataga yahinduye igihugu cyose kubera urukundo rwamubajije na Nkundabana. Urukundo rw'ukuri rubyara ibitangaza, rubyara amahoro n'ubuzima. Undi muhanga wa 5 witwa Jacques Soblon Jr. yaravuze ngo sometimes the heart sees what is visible to the eye. Hari ibyo umutima ubona n'amaso atabasha kubona. Nkundabana yabonye mubajije aho abandi babonaga amazi. Somo rero: ntukarebe ubuzima n'urukundo n'amaso gusa, reba n'umutima. Umutima ni ubona uko ukuri. Undi muhanga wa 5 Annes Nin yaravuze ngo love never dies in natural death, it dies because we don't know how to replenish its source. Urukundo ntirupfa ku buryo busanzwe, rupfiye abantu barwibagiwe, ntibarwitaho cyangwa bakarukoresha nabi. Mubajije n'umukunzi we bararwubahishije, niyo mpamvu rwabaye amazi abaho iteka. Somo rero: urukundo ni nk'amazi, rugomba guhora ruvomerwa n'ukuri, icyizere n'impuhwe. Ibyo bintu bigomba guhora byuhirirwa n'urukundo. Undi muhanga wa 7 witwa Helen Keller yavuze ngo what we have once enjoyed we can never lose. All that we love deeply becomes a part of us. Sobanuye iki rero?
ibyo twigeze gukunda by'ukuri ntibishobora kubura, bihinduka igice cyacu iteka ryose. Mubajije yaragiye ariko yakomeje kubaho mu mazi, mu mitima y'abakunda. Amasomo rero cyangwa isomo kuri iki kintu: umuntu wakunze by'ukuri ntapfa, asigara mu mutima w'uwamukunze. Nanone undi muhanga witwa Blaise Pascal yaravuze ngo the heart has reason that reason cannot understand. Sobanuye iki rero? Umutima ufite impamvu zawo zidashobora gusobanurwa n'ubwenge bw'abantu. Nkundabana yakomeje gukunda Mubajije nubwo abandi batabyumvaga. Hari urukundo rutagereranywa, rutakenera ibisobanuro, rutumvikana nanone mu bwenge ariko rugasobanuka mu mutima. Umuhanga wa 9 yaravuze ngo sometimes you have to lose your voice to find your proof. Nanone bisobanuye ngo hari igihe kugira ukuri bisaba guceceka. Mubajije yabonye ukuri atavuga. Somo rero, hari ubwo guceceka bigaragaza ukuri kurusha amagambo menshi. Ndi muhanga wa 10 yaravuze ngo even if I knew that tomorrow the world would go to pieces, I would still plant my tree of love today. Niko Martin Luther King Jr. yavuze ngo nubwo isi yarangira ejo, umuntu ukunda by'ukuri yakomeza gukunda uyu munsi. Urukundo rwa Mubajije rwari urwo kudapfa no kudacika. Ukunda by'ukuri ntiyitega inyungu, akunda niyo byose byaba birangiye, kuko urukundo ni urumuri rw'iteka. Umwanzuro rero, uyu mugani umukobwa w'amarenga uratwigisha iki rero? Amarira ashobora kuba amagambo akomeye kurusha ijwi. Urukundo nanone rutavugwa rushobora guhindura isi. Ukuri kwinshi ni kuvuga mu magambo, kuvugwa mu bikorwa no mu mutima. Jambo risoza rero: the most powerful voices are often born from silence, and the trust love is heard in the quietest heart. Amajwi akomeye akomoka mu mutuzo, n'urukundo nyakuri rwumvikana mu mutima ucecetse. Se wifuza ko ngukorera igice cya 4 cy'uyu mugani gishingiye kuri aya magambo y'ubwenge, aho umwana w'amazi atangira kuvuga amagambo y'ubuhanuzi, akavuga amarenga y'iherezo ry'abantu n'urukundo rutazimira? Yabagezaga iyi nguru ni Fabien. Ndabakunda cyane. Imana ikomeze bandebera icyoroshye. Bamaze gukanda subscribe ntabwo urayikora, ugiye kuyikanda Imana iguha umugisha. Kandi ndabikunze cyane, ngiye kuzajya nguhereza inkuru ndetse n'ibyegeranyo kuri YouTube channel yacu. Imana ikomeze bandebera icyoroshye, uke gukanda subscribe nawe uri kudufasha gusharinga izi video. Imana iguha umugisha. Ciao.